amakosa umaze igihe uri kunkorera uyu munsi nshaka ngo ntihagire ikosa rizamo uzi ikintu tugiye gukora ugiye guhamagara wa mupampe wawe hajya bamwitana Rwanyonga ugiye guhamagara Rwanyonga nkafite izina riteye ubwoba ugiye kubwira Rwanyonga umubwiraze ikintu turahita tumuha ni diru yo kudushakira uwitwa Bwoba Bwoba yatuzonze uri kubona ko muri iki gihe turebye nabi twatabwa muri yombi yaranabuze ntuza Bwoba yarabuze uwo Rwanyonga wawe aba ari impigi ya nyayo rero nicyo nshaka kumenya Rwanyonga uramwizeye ndamwizeye ubushize risubize ko nakweretse ko ari umuntu usobanutse arabikora neza arabikora rwose nta kibazo urabona ko tumaze kugira amafaranga menshi ahubwo si ikibazo iyo uza kubana mpamagaye kuri telefone nkahamagara Rwanyonga nyumva naherereye ariko uriya mutipe nubwo wanamuhamagara unamutunguye byanze bikunze umva ni inyamibwa rwose ahita yitaba umva nako kanya Sekarongoro rero kugira ngo menye ko Rwanyonga ngo ari tayari yego nuko tumutungura tukareba n'imikorere ye niko bimeze ufite nimero ya Rwanyonga ndayifite muhamagare kanze nkwereke hamagara uwo Rwanyonga kanze rwose nta bintu by'imikino ni numva ari umuntu usanzwe ariko ubushize ubwo wamunyeretse nabonye ari tayari kanze nkwerekeye muhamagara nta bintu by'imikino kubera ko buriya hari igihe ushobora kugera gushiga vuga uti runaka arimo anakubeshya Sekarongoro iyo nimero urayifite ko mbona uri gutinda Allo Yes Rwanyonga bimeze bite aha ya gahunda rero nakubwiraga n'umukire wanjye twari turi Rwanyonga we mva barambwiye shango usigaye uba ngo mubyuki ngo usigaye uba mu bana bameze neza gahunda nakubwiye ntago yizi bite byawe ariko se ubundi bite byawe mwana jewe rero ibintu byawe ndumva yewe bitarasobanutse usigaye ujya mu byuki mwa ko nakubwiye gahunda ukuntu imeze kandi shareka nkubwire mwana urabizi gahunda ibyo byuki nibyo nkubwiye ngo uvuge niko hamagara Rwanyonga se wowe Rwanyonga we reka duhure turebe ukuntu ibintu bimeze tumenye gahunda ukuntu imeze systeme dukubite tubangura gira mubwire ze hano wowe uri kumubwira ngo banguka ngwino gende kumwe na Rugamba utabidutinza nyarutsa dukore gahunda hakiri kare sha mbonirwa umuheto Sekarongoro wenda kubwira ngo hamagara umuntu dukine diru ukajya mu byuki uriya mutipe ni umwe mu bamafiyateri imikorere yawe ndi kuyikema nga Sekarongoro araza singuye sibyo nakubwiraga ntabwo ajye ntinza mu yunguye Rwanyonga we bimeze bite se isaha amafaranga usigaye yakura ariko ndebe uri mu komera musore w'Imana yatanga komera ni we Rwanyonga ni jewe karibu sha karibu merci very sawa bimeze bite se sha ni fresh Sekarongoro kunabo ndi kubona uri kwibanda mu magambo menshi tubesheje hano ukizi uretse mvugana na Rwanyonga umva rata Rwanyonga wowe karame nguri inshuti na Sekarongoro turi inshuti n'ubwashize yarakunyeretse ubwo twari muri cya gikombe hakurya rero diru tugufitiye ni ikurikira baratubwiye ko iyi mihanda yose uyigenda uyizi iyi mihanda yo ndayizi ni karitsiye zanjye zose waba uzi umugabo bita Bwoba umugabo ndamuzi Bwoba uramuzi ndamuzi cyane rwose akundisha ukora ubundi diru zingana iki uyaza muri business telefone yayishize nakubwiye ko diru ya Sekarongoro na Rugamba ubundi nta bintu by'imikino bijya bizamo uretse Sekarongoro umva rero icyo ugiye kudukorera ugiye kuduhigira uwo bita Bwoba utumenyera ahantu ari wowe ndamuhiga ejo nzaba namukugejejeho rwose noneho numuduhigira ukamutubonera tuzakwereka icyo gukora ahubwo si umushahara nangahe umushahara nangahe twebwe natuvugana umushahara muha igice Sekarongoro ikindi urakimuha sawa n'uvango gahunda ukuntu urabizi ibintu byanjye ndabizi abari ku murongo nta muntu ubizana ibintu by'imikino muha igice Sekarongoro ubundi umushahara 800 ngiye kuba ngukubise 400 ugiye kunetesha urabizi ariko twebwe amafaranga yacu kuyarya uko uyabona ari menshi no kuyarya babigora wibeshye gatoya ni gutya Sekarongoro muha igice sha utabyumva gutyo kugira ngo ni ibintu by'imikino nta mikino ihari utabyumva gutyo kugira ngo ni ibintu by'imikino ndashaka we Rwanyonga kigahunda igende neza kandi ntuzamwiyereke ngakubone aya ntago namwiyereke wewe uzatubwira karitsiye arimo umufotora amafoto
ubundi uzitwereke. Ibyo ngenda bishoboye byose. Nimero yawe nayifite amafaranga yakugezeho. Okay, urakoze cyane. Reba kuri momo uve hano uganze de. Twe nta bintu by'imikino tujye tubwire ko yabonye. Icyo dukinisha gake ya do. Amafaranga nayabonyeho cyane. Noneho Rwanyonga rero wakikomereza gahunda zawe. Sekarongo dukomeze ariko nubwo imihano nayizi urumva nubwo imihano nayizi dukomeze Sekarongo ugenda gake muri diru yacu kuko bya Sekarongo na Rugamba nta muri bikinisha ndabizi ko nta mikino mujya muki uramenye Sekarongo tugenderekana n'uwa Rwanyonga uramenyesha uramenye ndabizi gukora gushaka wadufasha uburyo twakura bwoba mu cyangwa se naru kuko urabona bitari ibyo bisanga ahantu habi cyane muri gereza niko bimeze rwose. none se wowe nawe urumva ubitekerezaho gute bifite mbese iri hereme uremere mbese nkawe nk'umuntu wabitekerejeho n'undi wafite umwana urumva ari ibintu bisobanutse kenda amaze kumva ari ibintu bisobanutse kubera ko aricyo kintu cyihutirwa tugomba gukora mu nzira niyo mpamvu rero nameze kuko yabivana mu mayira kugira ngo n'ubundi ejo n'ejo bundi inzego n'ubundi zibishinzwe zitazadukurikirana abazadufata ugasanga byari ibibazo. noneho ukuntu bimeze hamagara uwo mu mafiya wawe witwa Muki ubundi dukore kigana nyuma rero rwose ndabifite nakubwiye ko ari umuntu watera rwose umeze neza Yesu mu kigo urabizi ya gahunda nayo nakubwiye yo kugira ngo dukemure cya kibazo tukivane mu mayira amafaranga se twari twarakwemeye simbizi ni diri yanjye ndi kumwe na Rugamba urabizi igihe ndi Sekarongo uri tayari se okay nicyo ngiye mbemerera buriya gihe niyo mpamvu ngende ngirana gahunda n'abantu bafite gahunda buriya gihe nanjye mba ndi muri systeme ni buri tayari mbwira mitwe mpamagara mbese vayo muri ibyo ngibyo tukemure gahunda zirangire kandi zidiri turimo zidiri zifite amafaranga menshi sawa nta kibazo uraza kuza kuvugira kuri telefone none se kutamubwiye ngo dusanga ari mu mayira ariko arabikora Selamat. Nimegele besma. Kuma magayisina n'iki? Ngo. Ndabura nyine ndabura inzima nkwere kuntu nikorera kabiti. Niba ari umuswera mbite mukuraho binarangi. Upfa kutazanteza leta mano, upfa kutazandeza ndeta tu. Ngo ngusanga uri. Ngira mani mpagaze muri zebra ngiye kwambuka umuhanda okay sawa ndaje mpagusanga kumbo n'umuntu wambwiye ngaraje ko nahitegereje nawe bazi mubona mwe tundi kiga rero nawe ibintu korana n'abantu bafite yo mame bimeze biracamo se ni neza rero ngwiro nakubwiraga muke uyu niwe muke amakuru muke musaza ndabona uregeye ufite gahunda ibyo ni ajya nkubwira ngo bye mbanziranye n'abantu ahubwo sime umva rero mukiga abantu tuze ureragise wumva umeze neza urangiye nanga amagambo menshi buri cyambere kuri nde bari ibikorwa wene urabagabo b'ijambo musaza mu ndaburi nzima none nge nzaje manise karugo ko mbona umuntu wawe jabiri yazaduteza we ntabwo ari ngo biki ubona mukiga jabiri reka ngwiki nubwo ubona tuje guri ariko mva ni sura zishuka umva mukiga rero tugufitiye dini
ubu njye na Sekarongoro hari umuntu twashizeho ingenzi yacu iri kuduhiga. Iyo ngenzi yacu yamaze kutubwira ko ejo mu gitondo uwo muntu araboneka. umuntu kumunyunguka nk'agasosi vuba. Noneho sasa twebwe icyo twari tuguhamagariye ni ukugira ngo uwo muntu namara kuboneka tugukoreho ugende uvana umwanda mu nzira. none simene kubu ngubu nta n'ibiceri by'ibipari mfite naho mu nkaraza akavansi gakeya nanjye kajya kuzikorera nawe rero musiga ikibazo twebwe urabona twebwe abantu nkatwe tw'abagabo twabura amafaranga yo kugukaraga muri sare kubita akavansi se byibuze ubanza ugiye kwicara hajya kwa kiri binyiri urahazi wakiri binyiri reka nze nkwereke sha kugira ngo nkwereke ko nta n'ibintu by'imikino twe tuba dufite igiri ya Sekarongoro na Rugamba nta muntu yiza mu gushyira memo maye ka miliyoni nyine ngende nkwereke ariko nawe turaba tugukarazemo 300 kari make simene oya tuza sha reka nongerere bijana reba kuri telefone yawe ubundi kwanza telefone yawe rebaho oya ntimushire ubuceri bukeya noneho reba telefone yawe message ngiyi yacu mane ko muziho make oya magana ni niba rwajana ritariho noneho byose byanazaba kaye naya rigata uva mubwire mukike gahunda mwana no nje ni mu nkaraga ibiciri mbakorera akazi neza ni mukike nta muntu ukinanaga natwe Sekarongoro rero umuntu wazi imana ubu idage migari Sekarongoro idage biri imiti idage gahunda ya Sekarongoro na Rugamba nta muntu yiza n'ibintu by'imiti wowe ufasha ayo 400 urumva udukinire gahunda tukora umuti ibindi rwose no ntabwo byakorana mutagashize ntabwo byava murishire sawa nta kibazo okay aho kugira ngo nta n'impamvu yo kugira ngo abantu b'abagabo bapfa ubusa reka iryo jana turishyireho n'ubundi twe dukora imiti myinshi waritayemo reba telefone yawe sha ntarishira ariko direka nayakugize reba telefone yawe muki ibyacu nawe nibirangiye ejo nzaguhamagara ngo wagiye mu bundi butiri bw'amafuti ugiranye diru natwe tugwaye fara urangiye mfaje amafaranga y'umuntu akaze mbita nkamukurura neza barakutubwiye Sekarongoro sazera umusembi tugende man ni dere ni gucyari gusa amafaranga asigaye muzayane neza oya ntari bidukinira gawe wibesha gatoya kwazana ibyo bintu by'ibibazo